dufite ubwenge bwa Kristo muri twe mu mbaraga z'umwuka wera. Kubw'ibyo dufite uburenganzira bwo kugira ubwenge bw'umwuka wera, ari bwo bwenge buva ku Mana. Dufite umwuka wera ufite ubushobozi bwo kugabanya ikintu mo kabiri kandi ukagifungura, hanyuma ukatwereka neza ikibazo icyo ari cyo ku mugaragaro. Mbega ufata gute ibyemezo? Mbega ibyemezo byawe bishingiye ku ngingo z'umwuka wera cyangwa ni ku ngingo zigenga isi? Ibyo nibyo tugiye kubona mu nyigisho Dr. Charles Stanley yifuza gusuzuma uyu munsi mu kiganiro Nkoraho Mwami. Mu kiganiro cy'uyu munsi, Dr. Charles Stanley agiye kureba ibyo kurondora iby'umwuka mu kuganira ku buryo bwihariye ukuntu uwizera Kristo ashobora gusuzuma niba agendera mu mwuka wera cyangwa atagendera mu mwuka wera. Kubw'ibyo biri mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 2 umurongo wa 6 kugeza ku wa 16 nibyo tugiye kureba mu kiganiro Nkoraho Mwami tugezwaho na Dr. Charles Stanley. Mufungure Bibiliya zanyu mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 2 umurongo wa 6 kugeza ku wa 16. Mukurikirane ibyo dusoma muri iyi mirongo. Icyakora ngo ubwenge tubuvuga mu batunganije rwose, ariko ubwo bwenge si ubw'iki gihe cyangwa ubw'abatware b'iki gihe bashiraho, ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana, ari bwo bwenge bwahishwe. Imana yaringanije ibihe byose bitarabaho ngo buduheshe icyubahiro. Mu batware b'iki gihe ntawabumenye, kuko iyo babumenya ntibaba barabambye umwami w'icyubahiro. Ariko nk'uko byanditswe ngo iby'ijisho ritigeze kureba n'iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabiteguriye abayikunda. Ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Mbese ninde mu bantu wamenya ibyo ndatekereza keretse umwuka wa wundi umurimo? N'iby'Imana niko biri, ntawe ubimenya keretse umwuka wayo. Ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'iyi si, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu. Ari byo tuvuga, ariko ntitubivugisha amagambo akomoka ku bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka. Dusobanuza iby'umwuka bindi. Ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana, kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha no kubimenya, kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe ntawumurondora. Mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Amen. Igihe tuvuga ibijyanye no kurondora iby'umwuka, tuba tuvuga ubushobozi buri muri twe. Ndashaka ko mureba ku ijambo uburondozi. Uburondozi, iryo jambo uburondozi riva ku ijambo guca urubanza. Kubw'ibyo igihe Pawulo avuze kugira uburondozi bw'iby'umwuka, aba avuze kugira ubushobozi bwo gushakashaka no kugira icyo ukoresha kugira ngo umenye ukuri. Ntabwo ari igikorwa cy'umuntu, ahubwo aratubwira ko hari uba muri twe udushoboza gukora ibyo. Igihe Pawulo avuga igikorwa cy'umwuka wera uba muri twe, usuzuma ubwo bwenge hanyuma akaduhishurira ukuri kuri ubwo bwenge. Icyo nshaka ko muzirikana hano nuko turimo kuvuga ku bushobozi kwese dukeneye kugira ngo turondore iby'umwuka. Nk'urugero, igihe tugeze mu bibazo runaka, hanyuma mu kanya gato ntitumenye icyo twakora muri ibyo, mu by'ukuri icyo gihe tugomba kubaza Imana ngo iduhishurire icyo dukwiriye gukora, kandi uko ni ukuri. Ubu ukavuga ati, Mana ndashaka ko umpishurira ibijyanye n'ibibazo ndimo nshamo. Ibibazo mbikoreho iki Mana? Cyangwa igihe umuntu aje akugana ashaka kugira icyo ahitamo, hanyuma akakugisha inama mu kurondora iby'umwuka, uravuga uti umwuka wera uri muri nje ufite ubushobozi kandi n'ububasha, uzi byose, uzi neza ibigiye kuba mu buzima bw'uriya muntu. None umwuka wera nkora iki? Umwuka wera aguha kurondora iby'umwuka. Ni ukuvuga ko asuzuma ibintu biri muri wowe, akabyiga akoresheje ubwenge buva ku Mana, kugira ngo ashobore kumenya
ibitekerezo bivuye ku Mana mu gihe runaka. Kubera ko buri gihe wowe nanjye dufata icyemezo kandi icyo dushaka kumenya ni iki, none se ibi Imana ibitekerezaho iki? Ni ukuvuga ko niba kugira ubwenge ari ukubona ibintu nk'uko Imana ibibona, byagombye kuba uburyo dushaka kubona buri kintu. Ni ukuvuga ko mbere na mbere yuko ufata icyemezo, dukwiriye kubona ibintu nk'uko Imana ibibona, kandi uzi icyo ukora. Ntabwo ureba ibintu inyuma gusa, ahubwo uhita umenya n'iby'imbere, kubera ko Imana ireba iby'inyuma ndetse n'iby'imbere. Imana izi buri kintu cyose, kuko nta kintu na kimwe kitaremwe nayo. Hari ibihe byinshi cyane dufata ibyemezo tudakoresheje uburondozi bw'umwuka, kandi inshuti yanjye, icyo gihe tuba tuvanze ibintu. Abantu b'Imana ntibari bakwiriye gufata ibyemezo bihuse. Igihe Pawulo avuga ibijyanye no kurondora iby'umwuka muri ubu butumwa, ntabwo aba avuga ko nta mwizera utazagira umwuka wo kurondora. Ndashaka ko mugumana nanjye tukarebera hamwe umurongo wa 6 mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice 2, kuko utandukanya ibikorwa by'umuntu uyoborwa n'umwuka wera n'umuntu ukurikiza iby'ubwenge bw'isi. Umuntu w'isi afite ubwenge butuma avuga ati Imana ihora igaragara nk'umupfu. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice 2 umurongo wa 14, haranditswe ngo ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana, kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya, kuko bisobanura mu buryo bw'umwuka. Ariko abantu benshi tuzi bafata ibyemezo bashingiye ku bihe bitandukanye bacamo no mu buryo butandukanye bujyanye n'ingingo biha. Impamvu ituma duca imanza nk'uko tubikora nuko tubona ibintu mu buryo butandukanye nuko babibona. Ubu umva ibyo Pawulo avuga mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto, ibice 2 umurongo wa 6, ati cyakora ubwenge tubuvuga mu batunganijwe rwose, ariko ubwo bwenge si ubw'iki gihe cyangwa ubw'abatware b'iki gihe bashiraho. Icyakora ubwenge tubuvuga mu batunganijwe. Ni ukuvuga ko dufite amahirwe n'ubushobozi bwo kuvuga no kwerekana ukuri, ndetse no kuvuga ibintu no kubisobanura nk'uko Imana ibibona. Uburyo bumwe buhari butuma umuntu ashobora gusobanura ikintu nk'uko Imana ikibona ni ukugira umwuka wera mu bugingo bwe. Yego, ndashaka ko mureba ijambo abatunganijwe nk'uko tubisanga ku murongo wa 6 uvuga ngo ubwenge tubuvuga mu batunganijwe rwose, ariko ubwo bwenge si ubw'iki gihe cyangwa ubw'abatware b'iki gihe bashiraho. Ku bw'ibyo Pawulo atandukanya ibyo kurondora iby'umwuka n'ubwenge bw'isi. Ni ukuvuga ko ibyo bitazwi mu mikorere y'isi. Wowe nanjye tuba muri iyi si, ntidushobora kuyivamo keretse Yesu agarutse cyangwa aduhamagaye. Turi muri iyo mikorere, haba ku bijyanye n'imiyoborere cyangwa ubutegetsi, imibanire, ubutunzi, uburezi n'ubuhanga, ndetse n'ibindi. Kandi twese tugize isi n'uburyo ikora, kandi tuzayibamo kugeza igihe tuyivuyemo cyangwa igihe Yesu Kristo azaba agarutse. Turebe ku murongo wa 7 mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice 2, ngo ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana, aribwo bwenge bwahishwe. Imana yaringanije ibihe byose bitarabaho ngo buduheshe icyubahiro. Ubu hari ikintu ushaka ko muzirikana. Mbere na mbere mureke turebe ijambo ubwiru. Ijambo ubwiru rivuga ikintu kiri kure y'ubushobozi bwa kamere bwo kumenya cyangwa gusobanukirwa ibintu. Icyo kintu gishobora kumenywa gusa mu iyerekwa rigizwe n'undi muntu, ntabwo ari ikintu tugeraho twebwe ubwacu. Muri iyi minsi abantu bakomoka ku matsinda y'abantu bavuga iby'ubwiru ni abantu bakomotse ku bantu bigishijwe muri ayo matsinda kandi bize ibintu batagomba kuvuga. Ku bw'ibyo Pawulo arimo akoresha amagambo badasobanukiwe. Ku murongo wa 7 aravuga ngo ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana. Ni ukuvuga ko ubwiru bushobora kumenywa nk'igisubizo cy'iyerekwa. Ubwiru bwari buhishwe n'ubu ukubambwa kwa Kristo kwari ibyiringiro ku bantu bose. Nta buryo na bumwe buriho mu isi ku muntu bwo gukora nk'ibyo Yesu Kristo yakoze.
umuntu ntiyashoboraga na rimwe gutegura umugambi w'agakiza wagizwe n'umwana wayo w'ikinege. Mu kumena amaraso ye ku musaraba, mu kubabarira umuntu ibyaha bye byose biciye mu kwizera no kwizera ukuri k'urupfu no kuzuka kwa Yesu Kristo. Ibyo ntacyo bivuze, kandi ukuri kuri ibyo ni uko wabibwiye abantu hanyuma bakavuga bati ntidushobora kubyizera. Impamvu badashobora kubyizera waba uyizi, ni ukubera ko ntacyo bivuze kuri bo, kuko babibona nk'ubupfu, kubera ko ari ubwenge buva ku Mana. Ubwenge bw'Imana ni ibijyanye no kubambwa kwa Kristo. K'umunyabwenge igihe Yesu yabaga mu Bayuda ntibashoboraga kubyemera. Ikintu kimwe mu bintu byari bihishwe umuntu kuva mu itangiriro nuko icyo gihe cyari igihe cy'itorero, kandi wowe nanjye muri iki gihe turi mu gihe nk'uko no mu isezerano rya kera cyari gihari, ariko abantu ntibashoboraga kubibona neza. Babonye guca imanza kw'Imana n'iherezo ry'ibintu byose, kandi Imana yabahaye byinshi. Imana yabahaye guhanura ibigiye kuzabaho, ariko urabona ntiyabibabwiye byose. Uburyo bumwe wowe nanjye dushobora kumenyamo iby'Imana itekereza, n'Imana ibiduhishurira kandi ikaduha ubwenge bwayo bwo kubona ibintu nk'uko ibibona, mu kuduha kurondora iby'umwuka kugira ngo tumenye kandi tubone tunasobanukirwe ibyo tutashoboraga gusobanukirwa keretse tubihawe n'Imana. Pawulo mu rwandiko yandikiye Abefeso ibice 4 umurongo wa 30 aravuga ati, kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriyeho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Umwuka wera ntazaguha uburondozi bwo kumenya ibitekerezo by'Imana niba ukigendera muri kamere y'umubiri wawe mu buzima bwawe kandi ukora ibintu byawe, hanyuma ugahamagara Imana igihe uhuye n'ibibazo gusa. Ntabwo uzabikora. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 2 umurongo wa 11, Pawulo aravuga ngo, mbese ninde mu bantu wamenya ibyo ndatekereza keretse umwuka wa wundi umurimo? N'iby'Imana niko biri, ntawabimenya keretse umwuka wera wayo. Urabizi, twashoboraga gufata ibyemezo twihuse cyane, kandi tugashobora kubikora neza igihe tugendana intambwe ku yindi, turi kumwe, twumvikana kandi turi hamwe n'umwuka wera uri mu mitima yacu nk'abizera. Pawulo mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto mu bice 2 umurongo wa 12 aravuga ati, ariko twebwe ntitwahawe ku mwuka w'iyi si, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana, kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu. Pawulo aravuga ngo, sindimo mvuga ibijyanye n'ubwenge bw'isi, ahubwo ndavuga ubwenge bwatanzwe n'Imana mu mwuka wera. Wowe nanjye dufite amahirwe yo kugira ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana n'ubwenge bw'Imana ni ikintu dukwiriye kugira mu bitekerezo byacu, mu bwenge bwacu, kandi tugasobanukirwa uko dukwiriye kurikoresha mu gihe runaka. Bibiliya n'ubwenge budahinduka kandi budatezuka, byose buri mu gitabo kimwe, aricyo Bibiliya. Reka nkubaze ikibazo, urumva ushaka kugira ubushobozi bwo kumenya ibitekerezo by'Imana ku bijyanye no gufata ibyemezo? Urashaka kuba se umukristo ku buryo umuntu aza akugana afite icyo akeneye, agashobora kugukingurira umutima akakubwira ibye? Imana izaguha ubushobozi bwo kubikora neza no kumenya ikibazo gihari. Buri wese muri mwe nk'abizera afite umwuka wera w'Imana, kandi ushaka gutuma uko kuri kumenyekana neza. Murebe ibyo Pawulo avuga mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto ibice 2 umurongo wa 13, ngariko ibyo tuvuga ntitubivugisha amagambo akomoka ku bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, dusobanuza iby'umwuka bindi. Niba tudasobanukiwe imirimo y'umwuka wera, ntabwo dufite umwuka urondora. Reka turebe ibyo n'ubundi Pawulo avuga mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto bya bice 2 umurongo wa 14, ngariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana, kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya, kuko bisobanura mu buryo bw'umwuka. Umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka wera w'Imana, kubera ko iby'umwuka ari ubupfu kuri we, kandi ntabisobanukirwa, kuko bisobanurwa cyangwa bikarondorwa mu buryo bw'umwuka, ariko kuri we ni umwijima. Umwuka wera ubishyira
hasi ukabisesengura ukerekana ukuri kuzima kandi gusesuye. Kandi niyo mpamvu umuntu wayobye adashobora gusobanukirwa ibintu bikomeye by'Imana. Reka dukomeze gusoma ibyanditswe kuri uyu murongo wa 15 ngo ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe ntawumurondora. None yashakaga kuvuga icyaha. Ibyo ntibishaka kuvuga ko umwizera adatsindwa, ahubwo icyo arimo avuga ko abantu buzuye umwuka wera bashobora kurondora. Ibi nibyo Pawulo avuga. Igihe wowe nanjye tugendera mu mwuka wera uri muri twe kandi tugakoreshwa n'uwo mwuka, buri rubanza ruzacibwa ruzaba rushingiye ku ngingo zo muri Bibiliya. Mu yandi magambo, igihe ushaka gufata icyemezo ku kintu, ibyo uheraho ufata icyemezo biza inyuma yo kwibaza iki kibazo, n'iki Imana ivuga kuri ibi. Kandi n'iki Pawulo avuga ku murongo wa 15 ngo umuntu w'umwuka arondora byose, kandi umuntu uyoborwa n'umwuka ashaka kubona ibintu nk'uko Imana ibibona. Reba ku murongo wa 15 ngo nyamara ubwe ntawumurondora. Ibyo bishaka kuvuga ko wowe nanjye dushobora kurondora abandi bantu, ariko bo ntibashobore kuturondora. Ibyo si cyo bivuga. Ibyo nizera ko Pawulo yashakaga kuvuga nibi: wowe nanjye dukwiriye kurondora ibintu dushingiye ku mahame n'ingingo biri mu ijambo ry'Imana. Buri kintu cyose mu buzima dukwiriye kugikora muri ubwo buryo, ari ibijyanye n'ubutunzi, akazi, kandi hari ibindi bintu bimwe udashobora gukora nk'akazi. Ibijyanye n'imyizerere ni ukuvuga ko imibanire yawe na Kristo idashobora kukwemerera gukora ibintu mu buryo budatunganye. Ku murongo wa 15 paravuga ngo nyamara ubwe ntawumurondora. Hano hari ibyo ntekereza ko Pawulo ari kuvuga. Kubera ko dufite ubumwe na Kristo kandi twuzuye umwuka wera, tuzarondora ibintu dushingiye ku ngingo z'umwuka wera. Niba dukorera mu mwuka wera koko, dukwiriye kwihanganira ingaruka z'ibyemezo dufata nabo bishobora kubabaza cyangwa ntibabisobanukirwe, kuko abantu batabisobanukirwa ari abakora mu bintu bitandukanye bifatiye ku ngingo n'imikorere y'isi. Abantu b'iyi si ntibaducira urubanza nk'uko Imana ibikora, kandi ku bw'ibyo Pawulo aravuga ngo ntidushobora gucirwa urubanza cyangwa kurondorwa nabo. Ibyo ntibivuga ko tudashaka kurondorwa cyangwa ngo ducirwe imanza hakurikijwe amategeko y'isi, ahubwo ntidukwiriye guhindura ibitekerezo byacu kandi ngo twifatanye n'ab'isi mu mikorere yabo, kubera ko turi abantu batandukanye kandi tugenda mu cyerekezo gitandukanye, kandi ko dushobora kurondora iby'Imana ishaka tukabivangura n'ibyo itemera. Niba dukorera mu mwuka kandi tukamenya ingingo z'Imana, hazabaho igihe uzavuga uti ibi nibyo mpagazeho kandi bishingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Umva ibiri mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ku murongo usoza wa 16 ngo mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza ku bwa Kristo. Uravuga uti kubera iki mpura n'ibihe bikomeye kandi mfite gutekereza kwa Kristo? Ntabwo wumvira umwuka wera. Pawulo aravuga ati nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. No kuvuga ko gutekereza kwa Kristo kutubera ifatizo, kubera ko umwuka wera ari muri twebwe. Yesu mu ijoro ryabanjirije kubambwa kwe, ku bijyanye n'umwuka wera, mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 12:26 yaravuze ati ariko umufasha niwe mwuka wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutse ibyo nababwiye byose. Ntabwo Imana izavuga ngo genda imbere, ngo ntikubwire aho ujya n'uburyo ugomba kuhagera. Dufite gutekereza kwa Kristo muri twebwe ku bw'imbaraga z'umwuka wera, ku buryo tugira ku bwenge bw'umwuka wera, kandi ari bwo bwenge bw'Imana. Dufite umwuka wera wo kutwereka ikibazo icyo ari cyo. Ni umwuka wera wacu kubera ko utuma tugirana imigendanire myiza na Kristo, kandi uwo mwuka wera ukaba mu buzima bwacu. Ariko niba ugayana kandi ugaca imanza, ku bw'ibyo nshuti yanjye ntabwo ugendera kandi ukorera mu mwuka, na nyuma y'ibyo kurondora kwawe kuzaba kubi. Pawulo mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto ibice 2:15 kugeza ku murongo wa 16 aravuga ati ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe ntawumurondora. Mbese ninde?
wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Habayeho ibihe mu buzima bwanjye bwite igihe ntashoboraga kumenya icyo nakora. Naravugaga nti nibyo Mana, sinzi icyo nakora. Imana izakubwira neza ibyo ukwiriye gukora mu gihe uyisabye uvuga uti mfite gutekereza kwa Kristo, kandi ibi ni byo ugomba gukora, kandi ubusabye ibiri ibyawe uvuga uti mfite gutekereza kwa Kristo. Uko niko umutima wawe wezwa, hanyuma ugakorera mu mwuka. Uravuga uti Mana, mfite gutekereza kwa Kristo, kandi nshaka kuvuga ubu nkeneye kurondora iby'umwuka. Ndashaka kubona ukuri nk'uko ukubona Mana. Ongera guca urubanza kwawe, nyereka uko bisa neza. Ubu ntushidikanye iby'Imana ikwereka, ahubwo ugira ukwizera igihe usabye Imana ibyiza nk'ibyo uzi ko umutima wawe wejejwe. Icyanyuma ngiye kukubwira ni iki gikurikira: Imana ntizigera ikubwira ikintu mu buzima bwawe kinyuranye n'ijambo ryayo, nta na rimwe. Reka nkubaze iki kibazo cya nyuma. Ushobora kumva umwanya muto ko ugiye gucishwa bugufi muri iyi si. Ndashaka kuvuga uw'inyuma, kandi amaraso n'umubiri byawe ari ibitekerezo bya Kristo. Niba uba mu byaha, ntushobora kugira gutekereza kwa Kristo. Sinizera ko hariho ikintu gifite agaciro kuruta kumenya ko ufite gutekereza kwa Kristo. Kandi ibyo bivuga ko ibihe ibyo ari byo byose uzaba urimo, Imana izakwereka ukuri kuri ibyo bihe. Amen. Mu gusoza ikiganiro, Dr. Charles Stanley aratwibutsa amagambo dusanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice 2 umurongo wa 6 kugeza ku wa 13. Icyakora ubwenge tuvuga mu batunganyije rwose, ariko ubwo bwenge si ubw'iki gihe cyangwa ubw'abatware b'iki gihe bashyiraho, ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana, aribwo bwenge bwahishwe Imana yaringanije ibihe byose bitarabaho ngo buheshe icyubahiro. Mu batware b'iki gihe nta wabumenye, kuko iyo babumenya ntibaba barabambye umwami w'icyubahiro. Ariko nk'uko byanditswe ngo, iby'ijisho ritigeze kureba, n'ibyo ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabiteguriye abayikunda. Ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose, ndetse n'amayoberane y'Imana. Mbese ninde mu bantu wamenya ibyo ndatekereza keretse umwuka wa wundi umurimo? N'iby'Imana niko biri, nta wabimenya keretse umwuka wayo. Ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'iyi si, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana, kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu, ari byo tuvuga. Ariko ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, dusobanuza iby'umwuka bindi. Dukora ku mitima yaba mu isi bose, dufite ubutwari buva ku Mana n'imbabazi ku bantu. Inyigisho za Dr. Charles Stanley mukaba muzigezwaho mu kiganiro Nkoraho Mwami. Nshuti mwene data wumva iki kiganiro Nkoraho Mwami, turizera ko ukomeza kwakira inyigisho z'ingirakamaro muri kino kiganiro. Ukaba rero ukigezwaho na Radio Umucyo, ni ku munsi wa kabiri isaha ya 9 z'umugoroba. Niba rero wifuza kugikurikirana, kugira icyo wabaza cyangwa se kuduha ubuhamya bw'ibyagufashije, wabariza kuri Radio Umucyo ikorera hano i Kigali mu karere ka Nyarugenge, mu nyubako ya City Plaza etage ya 6 ku muhanda wa Commercial Street, inimero 70. Ushobora kandi guhamagara kuri telefone yo mu biro, inimero 34 24. Mushobora kandi no kohereza ubutumwa bugufi kuri iyi telefone igendanwa 078 30 86 49 2. Ushobora kandi no kohereza ubutumwa kuri iyi email umucyo.fm@yahoo.fr. Muhawe ikaze mwese.